Ubu butumwa bubugezwaho na Ministry of Unlimited Holy Ghost. Muri kumwe n'amahoro Dieu d'amour. Umuzingo ni uwa kabiri witwa kuza ku bwami bw'Imana. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mana Data wa twese watanze umwana wawe Yesu Kristo, ndetse no kuri Yesu Kristo witangiye ibyaha byacu, ndetse no ku Mwuka Muziranenge ukomana natwe, ukubeho wowe n'abawe ndetse n'ibyawe byose. Icyigisho cya 353 turacyari kwiga ku marangamutima n'ibitekerezo. Reka dushyire hejuru izina ry'Imana Data wa twese. Turagushimiye Mana Data wa twese, Imana igira neza, Imana y'urukundo, Imana y'imbabazi, Imana ifite imbaraga, Imana ifite urukundo n'ubuntu bidagira akagero. Haleluya. Izina ryawe niryubahwe iteka ryose, ubwami bwawe nibuze iteka ryose, ibidushakaho n'ibitubeho mu isi nk'uko mu ijuru iteka ryose. Utubabarire Mwami Imana gukiranirwa kwacu ko twagendeyemo, ibitekerezo byacu n'ibyo twavuze n'ibyo twakoze, Uwiteka utweze kandi utunganye. Mu izina rya Yesu Uwiteka Mwami Imana Data twese turasenga cyane uyu mwanya kugira ngo tujye kumva ijambo ryawe. Mwuka wera afungure amatwi yacu, imitima yacu n'ibitekerezo byacu n'amaso yacu, kugira ngo byose bizibukire kumva, kureba no kumva ijambo ryawe. Haleluya. Mu izina rya Yesu Kristo reka duhindurwe n'ijambo ryawe, reka duhindurwe n'imiburo yawe, reka tugende uko ushaka, reka tugende uko udutegeka. Ubuzima bwacu tubishyize mu biganza byawe, ubuzima bwacu tubishyize mu biganza by'umwuka wawe wera, kugira ngo umwuka wera adutegeke, kugira ngo umwuka wera atuganze, kugira ngo umwuka wera Mwami Imana atwigishe kandi atuyobore mu nzira yo gukiranuka. Izina ryawe niryubahwe iteka ryose, ubwami bwawe nibuze iteka ryose, kandi ubushake bwawe ari bwo butubaho. Mu izina rya Yesu Kristo urakoze, amen. Uyu munsi turasoma mu Migani ibice 22 umurongo wa 3. Bibiliya iravuga ngo umunyamakenga iyo abonye ibibije arabyikinga, ariko umuswa arakomeza akabijyamo akababazwa nabyo. Ibyo biri mu Migani ibice 22 umurongo wa 3. Mu Efeso ibice 5 umurongo wa 15 kuza kwa 17 baravuga ngo nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugenda nk'abanyabwenge, mucunguze uburyo umwete uko iminsi ari mibi. Nuko ntimukaba bapfu, ahubwo mumenye icyo umwami wacu ashaka. Ibyo biri mu Efeso ibice 5 umurongo wa 15 kuza kwa 17. Polisi mu bitekerezo. Buri gihugu kigira amategeko, kandi hari abantu bakora mu rwego nyubahirizategeko, bakora n'urwego rw'ubucamanza. Amategeko akwiriye gutuma abantu babana mu mahoro mu buryo uburenganzira bwabo bungana bwubahirizwa. Abo bakora mu butegetsi nyubahirizategeko bigishwa amategeko abareba, kugira ngo babashe kumenya umunyacyaha uwo ari we no kumuzana imbere y'ubutabera. Buri mupolisi agomba kubaza amategeko akwiriye gutuma abantu bubahiriza, kugira ngo ituze rigumeho mu baturage. Mu Migani ibice 4 umurongo wa 23 baravuga ngo ujye ushishoza mu byo utekereza, kuko ari byo soko y'ubuzima. Ibyo ngibyo biri mu Migani ibice 4 umurongo wa 23 muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Iyo dukoresheje Bibiliya yera baravuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi bintu byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Ibyo biri mu Migani ibice 4 umurongo wa 23 n'ubundi, ariko ibyo biri muri Bibiliya yera. Ukeneye umupolisi mu bitekerezo byawe utuma ibitekerezo byawe byubahiriza ubushake bw'Imana. Iby'ubugingo biva mu mutima cyangwa biva mu bitekerezo, iby'ubuzima biva mu bitekerezo. Imana ishimwe cyane. Iby'ubugingo byaba byiza byaba bibi ni wowe ubiturukaho, kuko ibikuzuye mu mutwe nibyo bizategeka ubuzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Muri Zaburi 119 umurongo wa 11 aravuga ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo nagucumuraho. Uwo mupolisi ni ibitekerezo by'ijambo ry'Imana bitegeka ibindi. Muri make reka mbyite gutyo, ukwiye kwirema muri wowe ibitekerezo bitegeka ibindi biturutse mu ijambo ry'Imana. Kandi ibyo bitekerezo bigomba kuba bifite ububasha buganza ibindi byose bisigaye bitajyanye n'ubushake bw'Imana. Ibyo bitekerezo bigomba kuba bifite ububasha bwo gufata mpiri no gufunga ibitekerezo byose birwanya kubaha Imana. Mu Bakorinto ba 2 ibice 10 umurongo wa 4 kuza kwa 5 baravuga ngo kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu, ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no kubikubita hasi. Dukubita hasi impaka n'ikintu cyose cyishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana. Dufata mpiri ibitekerezwa mu mitima byose ngo tubigomorere Kristo.
Ibyo biri mu Bakorinto ba kabiri ibice 10:4-5. Ugire ibitekerezo biturutse mu ijambo ry'Imana bitegeka umujinya n'amahane, bitegeka gushaka kubeshya, bitegeka ubuhehesi. Ibyo bitekerezo bituma umenya gutandukanya ikibi n'icyiza, ugatandukanya iburyo n'ubumoso, bigashyira ibitekerezo byawe byose munsi y'ubutware bw'ubushake bw'Imana. Nguko uko ukwiriye kurinda umutima wawe, ngaba polisi ukwiye kujya mu mutwe wawe. Imana ishimwe cyane. Reka dusenge. Tugushyize hejuru mwami Mana Data, twese tuguhaye icyubahiro. Izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe iteka ryose nimbuze, ibyo ushaka iteka ryose ibyo bitubaho. Mu izina rya Yesu Kristo turasenze Data wera, kugira ngo ijambo ryawe mwami Mana ritwarire mu buzima bwacu. Mwami Mana nitwiyobore, ahubwo utuyobore. Mwuka wera dutegeke mu izina rya Yesu. Ijambo ryawe mwami Mana riduhindura ibitekerezo, riduhindukira ibitekerezo bitegeka ubuzima bwacu. Ijambo rya nyakubahwa Imana riduhindukira ibitekerezo biganza ubuzima bwacu mu izina rya Yesu Kristo. Amaso yacu ahumurwe nawe, ibitekerezo byacu biziburu byozwe nawe, bishyirwe ku murongo w'ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo. Turasenga cyane ngo twigishe mwami Mana, uduhe ibitekerezo byacu gutegekwa n'ibitekerezo by'ijambo ry'Imana. Mu izina rya Yesu uhimbazwe, mu izina rya Yesu ushyirwe hejuru, mu izina rya Yesu turagushimira kandi tuguhaye icyubahiro. Amen. Impuguro z'uyu munsi turazisanga muri Timoteyo wa kabiri ibice 2:15 kugeza ku 16. Bavuga ngo ugire umwete wo kwishyira Imana nk'ushimwa, umukozi udakwiriye kugira ipfunwe, ukwiranye neza ijambo ry'ukuri. Ariko amagambo y'amanjwe atari ay'Imana uyazibukire, kuko abayavuga bazarushaho gushayisha. Ibyo biri muri Timoteyo wa kabiri ibice 2:15 kugeza ku 16. Uwiteka Imana arakugire neza, Uwiteka Imana ishobora byose aguha umugisha, Uwiteka akuze ijambo rye, Uwiteka akuze umwuka we wera, Uwiteka akuze urukundo, Uwiteka akuze guca bugufi, Uwiteka akuze kwizera. Mu izina rya Yesu Kristo ndakwingingira ku Mana ngo ubutware bw'Imana bukubeho, Uwiteka akuze guca bugufi kwinshi cyane, gutuma wemera kuyoborwa na mwuka wera. Imbaraga nyinshi z'Imana zikubeho, kubaho kwiza kw'Imana kukubeho, gutungana kw'Imana kukubeho, umwuka wera w'Imana kuzure, kandi Imana ishobora byose ikomeze guha umugisha mu kazi kose ukora mu izina rya Yesu. Haleluya. Uwiteka kwishe gukoresha ibyo utunze byose mu buryo mukiranukira kandi mu buryo bumunezeza. Imana iguha umugisha, Imana ibane nawe. Mu izina rya Yesu Kristo nsenze nizeye, uhabwa umugisha n'Imana. Amen. Ushobora kudusura kuri urubuga rwa Facebook cyangwa rwa YouTube ugasangiza inshuti n'umuryango wawe ijambo ry'Imana. Buri munsi haba hari icyigisho. Soma kandi wumve buri munsi ijambo ry'Imana bidashidikanywaho. Urabona ukuboko kw'Imana mu buzima bwawe. Yesu aguha umugisha kubwo kubana natwe. Imbuga za internet wakoresha mu kudusura urazisanga munsi ya video. Ubutumwa butegurirwa na Ministry of Unlimited Holy Ghost, mwabugezwagaho na Mahoro Dieu d'Amour. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mwami Yesu Kristo bikomeze kubana namwe, kandi umwuka wera ababashije gukomeza gukora ubushake bw'Imana mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Amen.